Ramash. Kandi n'umugore, si umugore mwiza ba? Zama n'abarya kuri YouTube hari igihe bazamugira uwa mbere mu bagore. Tubitahane. Reka rero uwacu abanze hanyuma naje mvuga amakuru make dukomeze gahunda. Yesashimwe. Murakoze. Mbere na mbere ndabanza kubashimira mwese abantu mwaje kudushigikira kuri uyu munsi wo gushima Imana. Imana ibaha umugisha. Abantu bakunda guhagarara hano bakunda kuvuga ngo habicuye. Ndavuga amagambo makeya, ibindi pastor araza kubivuga. Kubera ko anabitekereza akabimbwira ngiye nabanje kubyanga, ndabyanga cyane, bimara igihe kinini narabimwangiye, ariko kubera ko urumva ryari niba ari yerekwa nyine niba ari iki cyari mu mutima we, byabiraga mu mutima we, mbona nta mpamvu nza kumwemerera. Ndashima Imana rero, twaje gushima Imana. Dufite ibintu byinshi byo gushima Imana. Umukozi w'Imana ari kuvuga, natekereje akantu gatoya ngomba kuvugaho. Njyewe pasiteri umunsi wa mbere yaje kumfiyansa, nabanje gusa n'umuntu ntago nabyanze cyangwa ngo namugoye, ntago byigeze bibaho, kuko ndatekereza neza ko iyo umuntu Imana yakugeneye mugomba kubana, ko byagenda kose mugomba kubana. Yarabimbwiye mu by'ukuri mu buzima yari arimo n'ukuntu yari ameze, nyine hari igihe wumvaga nyine ibintu bitavamo. Ariko ntago namuruhije, ntago namugoye, namubwiye ko agomba kubisengera Imana, kandi igihe yampamagaye nyine namubwiye ko nta kibazo. Sinitaye mu buzima yarabayemo, kuko kenshi twaravuganaga ari kuri alarme, kenshi niho yabarizwaga, noneho tukavugana ari mu cyumba cya alarme, yari umunyamasengesho, noneho biza kungora kubera ko nabonaga ari nyine se umuntu tujya tuvugana buri gihe ari mu cyumba cy'amasengesho, uyu muntu agira iwabo. Kuko hari n'igihe namubwiraga nkashaka niba agiye kumpamagara nyine ampamagare yatashe, ntamvugishe, kuko buri gihe igihe yampamagaraga yabaga ari ku cyumba. Hari igihe nanazaga gusenga muri alarme, hari umukozi w'Imana witwa Desayi twarasohotse umunsi umwe dutashe, arankurura, idirisha ry'icyumba cya alarme ryari rifunguye, arambwira ngo agiye kunyereka ngo amahuzu ya Revera hano amanitse. Nibaza niba uyu muntu uri kumfiyansa tugiye kubana, none umuntu utagira iwabo wibera mu rusengero. Ariko mu by'ukuri naje kumenya impamvu, ni nayo mpamvu mubona uko ameze gutya. Ibi bintu byagenze ko nuko yabaye umunyamasengesho cyane. Nabitekerejeho, nari navuze ko mvuga amagambo makeya cyane, ariko ako kantu numvaga ngomba kukababwira, kuko numvaga ako kantu ko mugomba kukamenya, kuko umuntu wakoreye Imana ntago azakorwa n'isoni. Hari umuntu wigeze kuza kumbwira tugiye gukora ubukwe, arambwira se wowe uriya mugabo uri kujya gushaka uramuzi?
arambwira uzi ko urabona azabona imitsima yo kukugaburira ngo yibera mu gitaramo ngo nyine mbese bibera iriya bibera mu masengesho sinzi ko azabona akawunga azakugaburira ko numva nta kuva twabana nta munsi ntekereza ko twigeze tubura ibyo kurya. Ndabishima Imana rero, ndashima Imana ko yampuje na Pasteur Kado kugira ngo mubere umufasha no mu rugo njya kubibabwira. Ndashimira ababyeyi banjye ntago bigeze bangora kuko papa arahari kugira ngo nzabimubwire nawe byabaye ikibazo akajya yirirwa mpamagara naranze kubivuga kubera ko nari mfite mukuru wanjye utarakora ubukwe nkumva nyine wenda ntibari bubyemere. Abanza aranyicaza ambwira gahunda ziwe, ambwira ko nyine iwe yifite gahunda ze, njyewe nanjye mfite gahunda zanjye, wowe ukora isawe nanjye zanjye nzazikora nyuma. Umunsi nababwiye rero ababyeyi banjye ko nabanje kubibwira mama kugira ngo azamfashe nyine kubyumvisha muzehe, ariko ntaco nikangaga, ariko numvaga nyine naramumubwiye. Arambaza uwo muntu azabona ibiryo byo kukugaburira, ndambwiye azabibona. Arambwira ngo genda ukora ubukwe. Ndamushimira cyane ko nawe baranshigikiye kugeza tubanye kanihute. Muri ubwo buzima bwose twabanye na impamvu nahereye aho nukubera ijambo ry'Imana umukozi w'Imana yavuze. Muri ubwo buzima twabanye tumaze gushakana, Imana yaduhaye umwana, uyu mukobwa niwe mfura yacu. Koko hari igihe negeza ntekereza kuko tukora ubukwe hari umuntu waduhaye inzu, aduha inzu amezi niba ari 3 aduha inzu amezi 3. Nyuma y'ayo mezi twagiye mu yindi nzu twarimutse hano hepfo. Mu by'ukuri umushahara yahembwaga ico gihe, amafaranga yahembwaga niyo bamuhembaga n'ubundi, ariko ntago urumva mu gihe cyo gutwita kugura imyenda. Uyu mwana niwe muntu ntekereza nakoreye ibintu byiza kandi nta buzima nyine bufatika twari dufite. Ndabishima Imana rero. Ndabishima Imana ko yabanye natwe muri urwo rugendo kugeza aho tugeze ubu nyine. Kansome nari nanditse kugira bitaza kungora. Ndashima Imana ikindi ko yakomeje kuduha abana. Aba nibo bana bacu Imana yaduhaye. Nari nabivuze, oya nari navuze umwe. Ndashima Imana ko yaduhaye aba bose nyine mubona bahagaze hano. Ikindi ndashima Imana kubw'itorero ryacu. Nkigera muri Foursquare, urumva njye nari mvuye mu ntara, nari umunyentara, ibintu by'Ikigali nabizi cyane, ariko nageze hano nsanga aba mu itorero ryiza. Ndaryishimira cyane. Shimira abashumba bacu. Umunsi tubonana yambwiye ko umuntu wagize uruhare rwo kugira ngo bamusengere, alarme yabaga muri alarme, ariko ari umukozi w'Imana nyine usanzwe ataraba pasteur. Ariko yambwiye ko mama Bishop ari we wagize uruhare runini rwo kugira ngo bamusengere. Ndashimira mama Bishop cyane. Ndashimira n'umushumba mukuru wacu, mwarakoze kugirira icyizere pasteur mukamuha ubushumba. Imana ibaha umugisha. Njyewe nari mfite inshuti mu buzima busanzwe nyine zanjye zisanzwe, ariko nasanze pasteur nawe agira inshuti nyinshi. Ibi byose abavuye hano bamaze kuvuga nuko ndakeka ko impamvu buri muntu wagize icyo akora kugira ngo wenda tugire aho tuba, twari dufite aho tuba kugira ngo tugire inzu yacu.
nuko inshuti ziwe yagize inshuti nyinshi zihagararana nawe ziramushigikira kugeza aho ibi bintu bamaze kubabwira hano bigezweho. Ndashimira inshuti za pasiteri cyane, mwarakoze, Imana ibaha umugisha, kandi ndashimira n'inshuti zanjye, Imana ibaha umugisha. Ndashimira Imana kubwa umuntu Bishop yaratubwiye ngo kudashima umuntu udashima, umuntu ushima si wowe uba warabonye ibintu byinshi cyangwa uba waragize ibibazo. Umuntu udashima tuba dufite ibintu byinshi tugomba gushima ariko ntitubishime. Wa wundi ushimye rero si uba Imana iba yarakoreye ibitangaza, nawe iba yarabigukoreye, ariko kudahaguruka ngo ushime wenda nyine umuntu agira igihe ciwe cyo gushima. Rero ndashima Imana kubwa famiye yanjye na famiye nashatswemo. Nageze reka mvuge famiye nashatswemo, Dema yarahari na Muzehe harahari. Muzehe ndagushimiye cyane. Muzehe ajya mbwira ko ankunda, no mu rugo ba Demaye barabizi. Demaye akunda kunserereza ngo niki namuhaye kugira ngo ankunde. Arankunda, nashatswe mu muryango nkunda cyane, nababonye abavandimwe, nababonye. Imana ibaha umugisha mwese mwaje gushigikira pasiteri. Ndashimira famiye yanjye nayinyivuzeho nayo. Ndashimira papa, buri gihe cyose aba ari kumwe natwe, ahagarara natwe mu bintu byose. No mu bikorwa, ibyo bikorwa byose byagiye bikorwa, famiye yanjye nayo ntiyaretse kuko yarashigikiye. Papa ndamushimiye, ubwo araza gushimira n'abandi abavandimwe banjye ndetse n'umubyeyi mama. Ndashimira umuryango Gisubizo. Pasiteri mbona bwa mbere yambonye muri Gisubizo, nubwo ntakiririmba cyane muri Gisubizo, ariko umunsi wa mbere mbona yambonye muri Gisubizo, nayo naje hano muri repetition, twarepeteragamo hano, nayo naje muri repetition, arambona nyine. Nuko ndashimira Gisubizo cyane kuko bari mu bantu bandeze nabo. Imana ibaha umugisha. Ndashimira Alarme, niyo ubu nyine ndi kubarizwamo na Gisubizo nyirimo, nuko ntakiririmbamo, ariko ndashimira Alarme cyane. Namwe Imana ibaha umugisha, mwafashije pasiteri cyane kugira ngo agere ahageze. Imana ibaha umugisha. Ndumva ari ibyo, ningenda nibuka ndamusaba ambabarire ampa umwanya, ariko ngewe ibyo nari gushima ni ibyo ngibyo. Murakoze. Kamemba asabye kugira ngo babe bicaye. Ntibisobanura ko ngiye gute, nta kabanza, nta mushahara, nta hantu na depoje. Igihe cyanje cyose nambaze igihe cyo gusenga, ubuzima bwanjye bwari gusenga no gusirimba, ariko nasirimbye ba abantu bose nibanze mu gusirimba. N'ibyo bintu bibiri, kubwiriza muri Alarme habwirizaga ngoma nk'umuvuga butumwa ukomeye, naje ngateraho za komantere amafraze nkangahe hanyuma naho, ariko akazi kanjye kwari ugusenga, icya kabiri kwari ugusirimba. Nubwo buzima rero kumva ko nicaza umukobwa nkamubwira ngo dukundane, iryo jambo sinagaza ndikinisha mu by'ukuri. maze kumushumba wa Fosco ya Kimirongo, nibwo namwicaje bwa mbere. Sister wanje ambaye amafaranga, ndamubwira ati yewe ukoga ndi pasiteri, ntituzobura ifu, ntituzobura ibishimbo, ntituzobura amata,
ubuzima bwacu Imana bushize ahagutse. Hari akariba, ariko ndi umunyamasezerano. Hari akariba Imana yafunguye, hari akanyenyeri, hari itoroshi Imana yantunze. Uhumure, ubuzima, umutima wanjye uratuje, umeze neza, hari isezerano. Uwacu musangirangendo, mumfashe tumukomere amashyi. Kandi ni umugore, si umugore mwiza ba? Zamana barya kuri YouTube hari igihe bazamugira uwa mbere mu bagore. Twabahamagaye ngo dufatanye twese gushima Imana. Cyambere mbanze mbashimire mwese uko mungana, muri beza, mwabikoze neza cyane, muri benshi uko nabyifuzaga rwose niko byagenze. Mwakoze cyane, muraberewe, ndabona amaso yanyu nkayareba nkabona arankunze, nkabona ntaho hari, murasa neza. Ndabashimiye mu buryo butangaje. Yesu ashimwe cyane. Kugira ngo tubikore tuze nko gusirimba nyuma mu mwanya w'igitaramo cyiza, ndabashimiye mwese muri rusange. Ndabashimiye, mwakoze. Ndashimira abashumba, munyemerere abashumba muhaguruke. Abashumba muhaguruke, abashumba muhaguruke, abashumba muhaguruke, abashumba muhaguruke. Mwanyitabye mukitaba ubutumire bwacu. Ndabashimiye bivuye ku mutima, na muzehe yabaye umushumba. Ni byiza cyane. Ndabashimiye bashumba rwose, mwakoze. Imana ibahe umugisha. Komera Imana amashyi. Rero mfite akazi ngiye gukora hano. Nifuje gushima Imana urugendo rukomeye, rutoroshe, ruhije, kandi abantu bwose urwo rugendo barunyuramo. Utaranyuze mu rugendo nk'urwo nanyuzemo afite urundi. Buri muntu wese agira urugendo runini anyuramo. Mu by'ukuri muri urwo rugendo nashatse kubasangiza imbaraga z'Imana, ukuboko kw'Imana kwiza, imbabazi z'Imana, ubuntu bw'Imana, ineza y'Imana, urukundo rw'Imana, ukuboko kw'Imana kuramira abantu. Urwo rugendo nagenze nifuje ko nobahamagaza mwese tukaza, ibyanje n'ibyawe tukabibwirana, tukavuga imirimo y'Imana. Mwakoze kunyitaba. Nta kindi nifuje ko ukora igitaramo nk'iki, hanyuma ngo bashimire Imana ku rugendo rukomeye rw'umuhamagaro rw'ubuzima, iby'Imana yakoze. Rero munyemerere nkoresha amagambo magufi y'ingenzi. Ubuzima bw'umuntu aba ari burebure cyane, ariko kandi ntiyo buvuga bwose uko bungana. Ndavuga iby'ingenzi, mugenzi wanjye yabivuzeho bukeya, ariko ndongera mvuge. Buriya Imana yaremye umuntu imuha umugisha. Mu rugendo rwo mu isi rw'abantu,
Imana yaremeye umuntu uwo ari we wese, ko Imana yamuremeye undi uzomufata ukuboko akamuzamura, akamufasha, akamwubaka kugeza ku rwego afite ubushobozi bwo kubaka, bwo kwiyubaka no kubaka abandi. Abana banje ngira ngo batambutsa hano, mwababonye, sinenda kubatambutsa, ariko buriya abana banje ndamutse njewe mfuye cyangwa mama wabo agahamishwa, kuko kupfa nibisanzwe, abana bo kubitika cyane. Kubera iki? Hari umugongo, hari amaboko Imana ibarateguye gufasha ba bantu kuzageza urwego bazageraho, no bakaba abo kwifasha kandi bakazofasha n'abandi. Nuko Imana yateguye urwo rugendo rwo kuba kwisi. Iyo mzaye abana, jewe ndi umugongo, ndi n'amaboko yo kubafasha, nkabarera kuzageza ubwo baba bafite ubushobozi bwo gufasha bwo kwifasha no gufasha ababo. Rero mu rugendo rwo mwisi hari igihe ababyeyi bapfa, hari igihe ababyeyi barangara, hari igihe ababyeyi batamenya inshingano zabo, abo twita ababyeyi barangaye, reka tuzite gutyo, cyangwa bapfuye bagize gute. Urugendo rero rwo kuba mwisi, jewe mu buzima busanzwe sinagize umugisha wo kwiga amashuri menshi kubera impamvu nyinshi, ariko mwongere mu gihe nyine ya maboko asa naho nari nkeneye adahari, cyangwa se ahari cyangwa adafite ubushobozi bwo kunkorera, ndavuga njewe na famiye yanje, biragorana. Nareba ubuzima nkabona buragoye pe, nkareba ubuzima nkiri muto ntarashaka, ndareba imbere, ndeba inyuma, mbona biragoye. Maze kubona biragoye, nakoze ikintu kimwe, narasenze, namasenga, ndinjira mu mahombi, ndasenga, kuko mugenzi wanje amaze kubivuga. Ndagenda nja mu cyumba, ndaharyama, kareba imbere, kareba inyuma, kareba. Kwambara biragoye, kurya biragoye. None nareba umukobwa nzicara, nkabwira umukobwa ngo nagukunze tubane, zabwira umukobwa ngo nzasirimba. Gusirimba si ikibazo. Zobwira umukobwa ngo azombaza ngo uzukuri, donc sinzomubwira ngo mfite irisanse na depoje mu karere, cyangwa hari onije runaka na depojemo, cyangwa hari umushinga runaka w'Abanyamerika nashizeho dosiye kandi ndizeye. Ndabyibuka amafaranga ya mbere nabonye umuntu maze kubona nyine umukobwa muri Gisubizo waje kurepeta, n'amafaranga gusa yo kugira ngo nicare ngure fanta. Ni Munezero wayambaye, Munezero nahaguruka, nguriya namubonye ibihumbi 15, ibihumbi 15. Ndamubwira atewe, uriya mukobwa uramuzi? Arambwira ngo aramuzi, ngo no muri Gisubizo. Namaje Munezero na Aime Nyabaruta wacu, mushiki wa Bishop ubamo i Burayi. Barambwira ati ni umuyumba azandika amandiko. Namavuga ngo naho. No ndase ndashika umukobwa w'abandi, umuyumba uzawandika amandiko, mubwire ngo nagukunze, hanyuma ikindi gikurikirane giki, mubwire ngo nzansirimba. Gusirimba si bibi, ariko gusirimba wibitse ikibanza, gusirimba ufite cadastre, gusirimba ufite doctora, gusirimba ufite ka passport k'Abanyamerika,
uwo kwicara uba ufite nyine uburyo wo kwicaza umukobwa kabanza akarya icyo ashaka hanyuma ukabanza ukamubwira nk'umujyi nyine wiriya mu ipari n'ahandi iriya umukobwa aho ni sawa iyo meza ibisa neza naho nzicaza mubwira umukobwa ngo nza nsirimba gusirimba hanyuma ko murumva icyo kiganiro ko kirafashe ntigifashe ndareba mbona n'umwijima bavandimwe ikintu nakoze narasense nigeze kuja i Burundi inja gukora amasengesho gutya hanyuma aratubona arahagarara araparika arambwira ngo nagize inzozi mbona uraje uvuye i Bugande ufite amafuta ufite imbaraga urambwira ngo ndaje ngo dukorane nawe. Iyo message yaraparitse ku ruhande hariya kimicanga araparika ambeza iyo message warangize arakomeza naje ndakomeza yaragiye mu Kanogo ndabyibuka naje ngiyeyo ashobora kutabyibuka ariko ndabyibuka mbitaho ngo buce turaganira nawe bampa message barambwira ngo Bishop afite ukuntu yo gufasha ukaje Burayi namaza Bishop ubundi no muvandimwe mu muryango ariko cyane cyane ni inshuti papa we na papa wanje bari inshuti cyane bagaza basangira nyine agahiye kakandi gahiye abantu bazi noneho baba inshuti cyane ni inshuti cyane mu muryango bari inshuti cyane bikomeye hanyuma ndavuga ati kubera jewe nditwara inshuti na Bishop twara abavandimwe turaziranye twabaye ku musozi umwe mu family hanyuma ndavuga ati kubera ko papa na papa wanje bari inshuti kandi azi ubuzima struggle ngene bumeze ndashaka kumusaba azomfashe nje Burayi. Mu byukuri naraje ndamuganiriza turaganira arambwira ati nta kibazo nibwo bari batangiye ngira ngo Foscoya cyagihe bari batara icumweru nasengeye bwa mbere hano bari ko bashiramwe amakaro itorero hano ndabyibuka hanze. Mbere yaho tumaze kuganira na Bishop arambwira ati nzabigufasha uko showe nzagufasha birangiriraho ngo buce nja mu rugo niyo mama Bishop yavuze turaganira nawe ku ruhande ni muramu wanje muryango birumvikana hanyuma turaganira arambwira ati nanje ndakubona muri alarme kubona nk'umufite umuhamagaro turabiganiraho biratinda ati nanje wenda nzamwumvisha ariko biragoye uri umusiribateri gusengera umupasiteri w'umusiribateri bisa naho bigoye ariko iby'Imana izakora zabikora. Nuko tumaze kuvugana na Bishop aragenda arabisengera cyiza cya Bishop wacu azayerekwa gusa we ndaza bikabye aze kokera mwese yababonye hano azayerekwa kabisa sivyo sha azayerekwa rwose haza bikabza azavuga ikintu kwagira ngo wenda avuze nk'igitekerezo ariko rwose yakubwiye azayerekwa aza abafite amakuru hamwe atereka tubisengere nyine biragoye bene uko ngo buce arampamagara twari mu bukwe bwa Gasongo haruguru hari arampamagara arambwira teje uzitegure tuzo gusengera ku pasiteri nasengeye ku pasiteri mu 2000 bwa mbere na 12 nibwo nasengeye ku pasiteri mu kwezi kwa 12 ku itariki 9 ndabyibuka twari mu bukwe bwa Gasongo ngira ngo ni nkaho hanyuma arasengera ku pasiteri kuva uwo munsi kugeza uyu munsi Yesu ashimwe nahindutse umugisha
abarantwikuruye aba umugisha w'Imana uzaho. Rero urugendo rw'ubutayu, urugendo rwa struggle, urugendo rwo kubabara, urugendo rw'ubuzima nabonaga bugoye, Imana ibirarworoheje kubera ko Mwuka Wera yamujeho anzaho mba umushumba, hanyuma ndasengerwa kuva ico gihe imba mbaye umushumba. Umugisha w'Imana nico gihe rero nahuye na mugenzi wanje, muvugeho noneho ndamubwira ati mukeneye makuru. Ico gihe kuko nari mbitinya cyane kwicaza umukobwa nkamubwira ngo tugendane urugendo rwo kuzoshakana. Tugendane urugendo rwo kubana, nta kabanza, nta mushahara, nta hantu na depoje. Igihe cyanje cyose namaze igihe cyo gusenga, ubuzima bwanjye bwari gusenga no gusirimba, ariko nasirimbye ba abantu bose nibanze mu gusirimba. Nibyo bintu bibiri, kubwiriza muri alarme habwirizaga ngoma nk'umuvuga butumwa ukomeye, naje ngateraho za commentaire amafraze nkangahe hanyuma naho, ariko akazi kanje kwari gusenga, icya kabiri kwari ugusirimba. Nubwo buzima rero kumva ko nicaza umukobwa nkamubwira ngo dukundane, iryo jambo sinagazandikinisha mu by'ukuri. maze kumushumba wa Fosco ya Kimirongo, nibwo namwicaje bwa mbere. Sister wanje ampaye amafaranga, ndamubwira ati yewe ukoga ndi pasiteri, ntituzobura ifu, ntituzobura ibishimbo, ntituzobura amata, ubuzima bwacu Imana bushize ahagutse. Hari akariba, ariko ndi umunyamasezerano. Hari akariba Imana yafunguye, hari akanyenyeri, hari toroshi Imana yantunze. Uhumure, ubuzima, umutima wanjye uratuje, umeze neza, hari isezerano. Uwacu musangira ngendo, mumfashe tumukomera amashi. Kandi n'umugore, si umugore mwiza ba? Zama n'abarya kuri YouTube hari igihe bazamugira uwa mbere mu bagore. Kandi umunsi bamugize uwa mbere, navuze uzi nyine ko ngira umugore mwiza. Ariko mushimira ikindi kintu kimwe, hanyuma nje mu mwanya wo gusoza. Mu by'ukuri urebye ingene ico gihe uko nari mpagaze, ntabwo nari kumubwira. Yari afite umuryango mwizi we, kandi yabaga mu cyumba cy'amasengesho. Yari umukorari wa Gisubizo, kaje no mu mahuduma y'abakorari. Ariko muri gahunda yo kuvuga ngo twicarane mubwire, mu by'ukuri numvaga ico kintu kitoba. Ariko maze kumubwira, naramubwiye, aranyorohera, yakira message yanze neza, arambwira ati hamwe n'Imana bizokunda. Ndamushimira, kandi n'umugore mwiza. Cyanyuma ndashimira Imana cyane ku rugendo Imana yamfashijemo kuva mbaye umushumba, duhuye n'umushumba mukuru, uburyo urugendo rwagenze. Ubuzima bumaze guhinduka, nibwo maze gushaka, turabyara,
Imana iduha abana, Imana igenda idufasha. Ejo bundi titwari dufite ikibazo cyaho kuba, titwari ndahembwa, ndi umukozi w'ikanisa uhembwa neza, ndatekereza amapasiteri, ndi umupasiteri uhembwa neza rwose. Nta muntu uvuga ifaranga ze, abe namwe nzibabajije ntimwozivuga. Uno bwira Pasiteri Ben ngo ngawe mbwira ifaranga zawe, sinzi uko zazimera, cyangwa Makavera bankumbwira, hari uzuvuga ifaranga ze, ntawe uzi umenya uko ziteye. Ariko ndi umupasiteri umeze neza, uhembwa neza n'itorero ryiza, nta kibazo gihari. Ariko haza umushinga, ndibuka Ange yaje ansanga muri biro mu gitondo kimwe, arambwira ngo twagutekerejeho n'abagenzi banje, turashaka kuguha inzu. Nuko yambwiye ngo turashaka kuguha inzu. Jewe ego sinari mbuzaho kuba nahembwa, nkodesha inzu, nta kibazo mfite, n'ibisanzwe. Inzu abe n'ufite nyinshi, abe na Bishop wenda afite irenze imwe, uko avuze ngo haje umuntu ushaka kumuha inzu, yo yanga tiyo mushimira cyane. Ubwo rero numva, ariko kubera ko nari nyikeneye, urumva ntawe nari mfite, numva avuze ikintu kiremereye. Komite ibi ndamubaza ijambo, yaje ambwira ngo nguru urufunguzo, yaje ambwira ngo tugiye kugushakira inzu. Ndavuga ati se bizagenda gute? Arambwira ngo inzu muri Kigali, ati cyane. Ikigali inzu, ati cyane. Arambwira ngo izina Kado izubaka inzu. Niryo jambo yangu, izina Kado. Wakoreye Imana, ukorera Imana. Hari mu inzu twarikiye, turavuga ngo tubone inzu mu izina ryawe. Numva ndarengewe. Processus iratangira, komite bashiraho komite, yabivuze ab'Imana akoresheje, umuntu akamuhaguruka. Nagi kuko yababwiye iby'amadafari, nagiye gusezeranya, ndasezeranya mu minota mike rwose. Umuntu yamahaguruka aravuga ngo ibyo nari ngiye gukora ku madafari, ngiye kubaka inzu, amazu ndayaretse, uhaye amadafari. Ngo yafashijwe gusa nuko nasezeranyije icyo gusa, yamafata amadafari yose y'inzu aratanga. Nuko Imana yagiye inyuraho kugeza yabivuze, simbisubiremo. Inzu kuba uyu munsi tuyirimo, tumeze neza, ni nziza. Mwongere dukomere Imana amashyi. Turabashimira komite. Cyanyuma ndashaka gushimira Bishop. Reka nsabe mugenzi wanje atambuke, Madebora atambuke. Ndasaba data bukwe, nagize umugisha wo kubana na data bukwe, atambuke. Ndasaba papa wanje atambuke. Tugiye gutanga impano y'urugendo rw'ubuzima Imana yanyujijemo, akatubera umugisha. Nababwiye ko kandi ntabwo byari byoroshye usengera ntabwo ubundi bibaho, nuko nyine azayerekwa arerekwa. Ariko kuvuga ngo usengere umushumba, mureke mbabwire ibi bintu.
nari umusiribateri. Icya kabiri, ntagira n'ikoti ryo kwambara. Ngira ikoti rimwe uwacu yagaze asanga mu cyumba, rimwe gikositime, kugira ngo usenge. kandi Foursquare bari bake, sinzi ko bari barenze 50, ni nkaho 50 ingahe gutyo, sinzi ko bari bageze 100.